Your dreams make them real. Tubanje kubasuhuza muri kumwe na Patrick ku buhanga bw'ibyuma ndetse no mu buryo bwo kugira ngo dufatanye gukomeza kwiga amasomo yacu buri munsi. Uyu munsi rero turi mu isi y'iterambere aho dukeneye ubundi bumenyi bwihariye kurenza ibyo twiga mu mashuri ndetse n'abatarabashije kugera mu mashuri, ariko hari ubundi buryo bwiza bwabafasha kugira ngo babashe dreaming her dreams or his dreams. Inzozi zanyu rero zibe impamo ku bufatanye na St Patrick Driving School, aho tubigisha amategeko y'umuhanda ku buryo bwiza, ugakora rimwe ukabona uruhushya rw'agateganyo bita provisoire rwo gutwara ibinyabiziga. Akaba ariyo ntambwe ya mbere igufasha ndetse ikakuganisha ku kubona uruhushya rwa burundu twita permis définitif. Tubahaye ikaze. St Patrick Driving School ni urubuga rwiza rubahuza kugira ngo mwige amategeko y'umuhanda. Please don't forget to subscribe St Patrick Driving School. Thank you for watching our videos. We make you dream real. Please don't forget to subscribe, please. St Patrick Driving School. St Patrick Driving School ni ishuri rifasha umujene wese ukuze uri mumwe mu cyiciro cyose afite uburenganzira cyangwa se yemerewe kwiga amategeko y'umuhanda. Aha tuvuga umuntu ufite irangamuntu, birumvikana afite imyaka hejuru ya 18, niwe wemerewe kwiga aya mategeko y'umuhanda, bikamufasha kubona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, haba kategori A amapikipiki, kategori B imodoka z'imyanya 6 gusubira hasi cyangwa se 8 gusubira hasi, kategori C imodoka z'imizigo, kategori D imodoka zitwara abagenzi, aha turavuga taxi, kategori E imodoka zitwara imizigo ku rwego rwisumbuye, kategori D1 ndetse na F aho ari kategori zitwara amamashini akora imihanda, ahinga ndetse n'izindi mashini z'ubwoko butandukanye. Turatangirira rero ku kibazo cya mbere twiga amategeko y'umuhanda, aho turi burebe icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. A. Ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ushobora kwibaza ngo ese iki kibazo giteye gitya cyasubizwa gute? Muri izi nyuguti zose uko ari enye usabwa guhitamo inyuguti imwe y'igisubizo cya nyacyo. Reka turebe igisubizo cya nyacyo ngo ni ikihe. Igisubizo ni B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ngira ngo muri kubibona ko hamwe na St Patrick Driving School biroroshye cyane rwose. Ni ugukora rimwe ugacyura provisoire yawe. Icyo bisaba ni ugushishoza ndetse no gusoma, ugatega amatwi neza, ukumva neza ikibazo icyo kivuga. Ikibazo cyacu cya kabiri kiragira kiti: iyo mu muhanda imirongo yihariye, ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kigaragazwa n'amabara akurikira: A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru, ikirango cy'umukara. C. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha ushobora kwibaza ngo se harimo igisubizo cyangwa se nta kirimo. Reka tuze tubereke ku bufatanye na St Patrick Driving School, aho tugufasha kwiga amategeko y'umuhanda ugakora inshuro imwe gusa ugahita ubona provisoire. Reka turebe, tuzirikana ko iki ari igice cyacu cya kabiri, akaba ari nacyo gice gitangira neza byimbitse kwiga amategeko y'umuhanda. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti: nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa
nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Nijoro igihe ijoro rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Tuzirikane ko iyo ijoro rikeye ni muri cya gihe buba butangiye gucya. A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Wakwibaza ngo ahangaha igisubizo cya nyacyo cyaba ari ikihe? Tuzirikane ko hano turagufasha rwose byose ugahita ubimenya ku buryo ukora inshuro imwe gusa ugacyura provisoire yawe. Igisubizo cy'ukuri rero ni metero 20. Nijoro igihe ijoro rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomerwa nibura mu ntera ya metero 20. Ikibazo cyacu cya kane, ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Umweru n'umukara. A. B. Umweru n'umuhondo. C. Ubuso bw'umweru gusa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha twakwibaza tuti igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ese ni umweru n'umukara? Ni umweru n'umuhondo? Ni ubuso bw'umweru gusa? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri rero ngira ngo murabibona ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cya nyacyo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cyacu cya gatanu kiragira kiti birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Birabujijwe kubangamira imigendekere isanzwe y'ibinyabiziga kubera ibi bikurikira. A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri aha wakwibaza ngo ese igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Tuzirikane ko ikizamini cyakozwe uyu munsi, iki kizamini ni icyakozwe, ntabwo ibintu tubabwira ari ibyo tuba turi gupapira, ahubwo ni ukugira ngo tubafashe bitabasabye ko mutanga amafaranga menshi y'umurengera cyangwa se ngo banabahende, ahubwo data zawe z'ibihumbi 2, mega zawe z'igihumbi ziragufasha cyane ukiga amategeko y'umuhanda ndetse ukayasobanukirwa ku buryo burambuye. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira: kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ndetse no gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoruke ziziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga bikurura ritagaragara. Iyo romoruki igaragazwa ku buryo bukurikira: A. Itara ryera riri kuri romoruki inyuma. B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoruki inyuma. C. Itara risa n'icunga riri kuri romoruki inyuma. D. Ibi bisubizo byose nibyo. Wakwibaza ngo ibi bisubizo byose nibyo cyangwa se sibyo?
reka nkumare amatsiko. Ku bufatanye na St Patrick Driving School tugufasha kwiga amategeko y'umuhanda byihuse ugatsindira provisoire nk'akanya nk'ako guhumbya. Igisubizo cy'ukuri ni D. Ibi bisubizo byose nibyo. Bivuze ko itara ryera riri kuri rumoroki inyuma ndetse n'itara ry'umuhondo riri kuri rumoroki inyuma ndetse n'irindi tara risa n'icunga riri kuri rumoroki inyuma. Bivuze ko ibisubizo byose nibyo. Iki kizamini kandi turi kubasobanurira cyangwa se turi kubafasha naho tubereka ibibazo n'ibisubizo byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye, ariko uyu munsi turi kubereka ibibazo n'ibisubizo byakozwe uyu munsi, aho dufata ikizamini cyakozwe tukakibaherezamo n'ibisubizo byacyo kugira ngo bibafashe kwiga neza amategeko y'umuhanda. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira: A. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Naho C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaho kwibaza ngo igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Reka tubafashe gusobanukirwa. Igisubizo cya nyacyo ni C, aho A na B ari ibisubizo by'ukuri. Bivuze ko iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuba azimije. Ikindi, iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana amatara vuba vuba, amatara maremare. Aha ngaha rero C nicyo gisubizo cy'ukuri, A na B ni ibisubizo by'ukuri. 11. Iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabugenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira: A. Velomoteri. B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. A na B ni ibisubizo by'ukuri, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cya nyacyo hano ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo velomoteri ndetse n'ipikipiki zidafite akanyabiziga ku ruhande, ibi ngibi ntibibireba cyane rwose. Ikibazo cyacu cya 12. Abanyamaguru batatanye cyangwa bageze udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira: A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abantu benshi bakunze kuvangavanga cyangwa se bakitiranya iki gisubizo cya D kivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo cyangwa se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu by'ukuri bisaba gushishoza ndetse no kuzirikana neza uko mwarimu yagusobanuriye amategeko y'umuhanda. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A. Bivuze ko abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda ari bo bemewe. Ikibazo cya 13. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze ku murongo utarengeje ibipimo bikurikira: A. Ese ni utarengeje metero 50. B. Ese ni utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150.
D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wakwibaza ngo igisubizo cya nyacyo hano ni ikihe? Igisubizo cya nyacyo rero ni A, utarengeje metero 50. Ngira ngo murabona ko rwose biroroshye kandi ntabwo bigoranye, bisaba gufata umwanya ukicara bugufiya ukagura data zawe z'igihumbi zikagufasha kubona provisoire mu gihe kitarenze iminsi 3. Hamwe na St Patrick Driving School turabafasha kandi byihuse. Serivisi dutanga ni nziza, zinogeye buri wese utugana kuko bimufasha kugera ku ntego nk'uko yabyiyemeje. Ikibazo cya 14 kiragira kiti ibyapa byerekana ko inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikirwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bugaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijoro rikeye. A, muri metero 200, B, muri metero 250, C, muri metero 300, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Naho ikibazo cya 15, imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvuduko zisigwa irangi ry'ibara rikurikira: irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, irangi ry'umweru ngarurarumuri, irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni A, risigwa irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. 16, kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira: A, inziga zishobora gushyirwaho udushundo, B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ngira ngo murabibona ko ari inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. 17, iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwabyo ushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo imizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo ushobora kugera ku bipimo bikurikira: A, metero 4, B, metero 3 na santimetero 50, C, metero 3, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni C, ni metero 3. 18, mu mijyi no mu mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa bw'ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira: toni 10, B, toni 16, C, toni 20, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanya icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara. Iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira: A, kare ifite ubuso bw'ibara ryera, B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C, mpande 3 ifite umuzenguruko utukura, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha kwibaza ngo igisubizo cya nyacyo ni iki? Ku bufatanye na St Patrick Driving School turagufasha cyane, ugakora rimwe ugahita ubona provisoire. Igisubizo cya nyacyo rero ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba, igihe ijoro rikeye, kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira: A, muri metero 100, B, muri metero 50, C, muri metero 40,
D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha kwibaza ngo aya matara ambonesha cyangwa se amurika mu ntera ingana gute? Igisubizo cy'ukuri rero ni muri metero 40. Tubibutse ko muri kumwe na St Patrick Driving School, aho tubafasha kwiga amategeko y'umuhanda, tubafasha gukora ibibazo byagiye bitangwa mu byiciro byatambutse, ndetse tukabahereza n'ibisubizo byabyo. Si ibyo gusa, tubahereza n'andi mahirwe, aho tubahereza umwanya wo kwisuzuma, tukabasharinga application zigiye zitandukanye zizagufasha kubasha kubona provisoire. Kuba tutatangiranye rero, dufite nimero ya telefone mwatubonaho kuri WhatsApp ndetse no kuri call isanzwe, ariko kandi tugira na email ku bantu bafite digital skills bakoresha email, nabo twabafasha. Nimero ya telefone fata agakaramu uyandike kugira ngo tuzagufashe no muri section ikurikiye. Iyi yari part 2 yatwinjizaga neza mu mategeko y'umuhanda ku bufatanye na St Patrick Driving School. Nimero yacu ya telefone igendanwa 07 8 10 28 7 1 7 07 8 10 28 7 1 7 07 8 10 28 7 1 aho waba uri hose uherereye ushaka kwiga amategeko y'umuhanda turagufasha. Ikindi kandi muri serivisi dutanga ku buntu, tubafasha no gusaba kode ndetse no kwiyandikisha ku bizamini ibyo ari byo byose byo gutwara ibinyabiziga, haba uruhushya rw'agateganyo ndetse na permis definitif. Nyaboneka tubibutse gukora subscribe, share, comment ndetse na like kugira ngo tubane no muri party ikurikiye. Ciao ciao.